kugwa kuba abantu bari baje nta kibazo aha si ibintu biba bimeze bitewe ubuzima bwabo bwa buri munsi tuba tubona abantu bamwe bishimye abandi boga ibintu bigenda neza bimeze bite bari sawa tu hano no kwishimisha ya nako gwatuje tuze kwishima rero nifunze kubasura hano ngeze hano gutya nubwo naje nje kubasura hageze nsanga ikiyaga cyarakaye nanjye narinje nje koga nk'abandi bose nje kurya ubuzima nk'abandi bose ariko ngeze ahangaha ubu nibwo mwese nimugiremo rimwe noneho ndebe ko n'abantu murabona ko hano haba hari show hari ambiance ku bandi bantu bagiye batandukanye mureba kuntu ibintu bigiye bimeze bamwe baraza bakoga abandi ntiboga murabona nk'aba bajama batinye kuyajyamo nk'aba batipe bari hano batinye kuyajyamo bose bimeze bite ni fresh biragenda neza nase mwebwe ko mwatinye kujya mu mazi kandi ubu ntago bazi koga urabona bose badafite dore n'ungu afite fosete akaba afite icyapana na Bruce Melody abasa turi gutembera nyine tugenda tureba kuntu ibintu byifashe so rero bantu mudukurikirana kuri Madino TV reka duhinire ahangaha turagenda turushaho kube bimeze bite dore uwo bita Rupita nyo iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes rakanongera ngo ikaze wadukurikiranye kuri Madino TV muri kumwana nyashye Rwanda rwanya rwakazamura ibyishonje abantu basika mutono sasi nimugoroba samatera gaceka cyagasambu muri bicaye kuri Madino TV irebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito gusaba gukora subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinyanga ngusaba cyane kujisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mande zitandukanye zisimaze imisi kwinginga ngusaba cyane kugira unyarikira muri comment kugira ndebe niki cyakunyuze cyangwa se niki kitakunyuze menye ngo ndongera ikireka ntangire mereza amashyi cyane abantu bafata umwanya wabo bakanyandikira muri comment bakambwira ngo ahanyashya wakoze neza cyangwa sanga wakoze nabi so uyu munsi hano rero cyo kwibaza ngo nyashya nagurukiye nkuko mubibona ndi ku mucanga ku mazi hano turi ku mucanga ku mazi ariko ibintu tuhasanze ntago bisanzwe turahageze tuje koga tuje kuryoshya ibintu bigiye kugenda neza ariko turahageze dusanga ikivu mu byukuri cyarakaye ikivu cyarakaye nkuko mubibona cyabishe ntekereza ko biri buze kugira ingaruka ku bantu bamwe na bamwe bakorera ahangaha ushobora kuza kugira ingaruka zitari nziza ariko turagenda dutembera tureba ngo se bimeze bite tubaza abantu bahangaha wagwana nk'abantu nk'uko mubibona turi ku Gisenyi abari abantu benshi cyane ambiance abari neza abari abakoreye amakwe abaje kuryoshya bisanzwe abari mu birori bigiye bitandukanye natwe rero twahageze ngo turebe ngo bimeze bite nkuko mubibona rero murabona ko ikivu cyahindutse pe imirimo yose yakorerwa ahangaha yamaze guhagarara umuntu ashobora kwibaza se nta ngaruka bishobora kugira ku bantu basanzwe bakorera ahangaha hari abantu baba bakora akazi kagiye gatandukanye murabona nk'uyu mupapa arimo aragira ate arimo aroza moto amazi yaranjanye mw'abantu amazi yaranjanye ibyo nababwiraga murabona nk'uyu mupapa arimo aroza moto papa bimeze bite biragenda neza ese kuba amazi yahinduye isura bigeze ahangaha nta kibazo biri kubagiraho nk'abantu musanzwe mukorera ahangaha uyu nguyu ni mama w'abapampe turi kumwe ndagira ngo tubwire muri make bimeze bite ibi ngibi babyita umuraba imusi bimeze nabi imbabura ubu murazimanika neza none se kugenda kuri aka kantu ubu ngubu ni nkangahe nta kibazo hano rero murabona abandi bana boga ahangaha bashobora kuba arimo mu bana bafasha abantu kumenya koga ahangaha bimeze bite amazi yahinduye isura ni umuraba cyane umuraba ibino babyita umuraba none kuba byagenze gutya
nk'abantu musanzwe muri aha ngaha ushobora kuba wigisha umuntu koga akaba yaguhereza amafaranga runaka kubera umuvanye hano umugejeje nk'ari ubu mwabasha koga mu mazi ameze gutya wabibasha umuntu utabimenyereye ntabwo wowe mujyemo ndebe niba mushaka kwiyahura niba mudashaka ngo nimujyemo ndebe mutera za ruranga nk'abantu mwe murabona ko hari abantu bibyihebe ntabwo nk'ari byero murabona ko bari koga murabona mama bapanga ngwino nawe ujyemo wowe ujyemo wowe wigira ubwoba bwo tugende ngwino njyane mama bapanga murabibona ko ari abantu badakangwa n'imiyaga cyangwa se n'ibiki none se mwebwe kuba ikiyaga cyahindutse gutya cyahinduye isura gutya murabivuga hiki uko tubivugaho ujye ibintu ntabwo wakwigisha umuntu koga yego ujye mwigishije yarohama gutya bivuze ngo akazi kanyu kahagaze akazi kanyu ntabwo mukiri gukora neza icara hano baba we none amazi yuzuyemo icaraho hano imbabura oya 500 uramutwara uramugeza hariya ntabwo byashoboka aricara hano ngaho 500 gusa se urabona narikoreye isuku mwasanze nyikoreye ibintu bimeze hari n'abantu baba bagiye bakora akazi gatandukanye aha ngaha nk'uyu mupapa murabona ko acuruza akanyobwa papa bimeze biti biragenda neza wowe kuba ikiyaga cyahinduye isura gutya hano igisenyi ku mazi urabivuga yikese akanyobwa kawe nibishobora gutuma katagurwa kuba abantu bari baje nta kibazo aha ngaha si ibintu biba bimeze bitewe ubuzima bwabo bwa buri munsi tuba tubona abantu bamwe bishimye abandi boga ibintu bigenda neza bimeze bite ni ukwishimisha ntabwo tuze kwishima rero twegera hariya hirya hari abantu bari koga mu mabapapa ako ni akanyobwa twegera hariya hirya hari abantu bari koga turebe ibyari byo kameramani ugendane natwe turagira ngo tugende tuganiriza abantu bagiye batandukanye turebe ngo wagwana se bimeze bite amazi murabona ko ikiva cyarakaye cyaraburije twe tugende tuganirize n'abano bantu bari koga turebe abantu batagira ubwoba hano hari abantu batagira ubwoba baba bari koga mu ntuze nk'ibi kameramani tujyane mama wa pampe boy hano ntabwo byoroshye hari abantu baba bari koga batagira ubwoba baba bari koga mu mazi nk'aya ngaya ese mwebwe nk'abantu musanzwe mwoga mubivuga iki abantu iyo bari koga bigeze aha ngaha ndagira ngo njyewe rero ninjiremo hano ganirize bamwe mu bantu bari koga umusaba bimeze bite biragenda neza kuba muri koga ikiyaga kimeze gutya ntabwo bishobora gutuma habaho impanuka zitateganyijwe zirabareba nk'abari abana baba bari koga iki ni ikibazo nkawe nk'umuntu mukuru wabagira inama bakava mu mazi dore mw'abantu mwe namwe ubwanyu murabibona mapa yagera hino aha ngaha niko iki ni ikibazo gikomeye cyane umusa bimeze bite biragenda neza kuba muri koga ikiyaga cyarakaye gutya ntabwo bishobora kubagiraho ingaruka niko mw'abantu mwe noneho umva boye hano kuba muri koga ikiyaga kimeze gutya nta ngaruka bishobora kubagiraho wozi ko witwa nde nyine Kararisa dore egera mama w'abapampa baza kuganira mama uyu ni mama w'abapampa ariko nyine icyo nibaza kuba mama muri koga ikiyaga cyarakaye gutya ntabwo hashobora kuvamo urupfu kuri bamwe wenda bamwe na bamwe batazi ko oya abatazi koga bajya ku ruhande abazi koga bakabona none se mwese ko mbona uko murimo hano mw'iki kiyaga mwese uko muzi ko mwese murabizi abatabizi ubu ngubu bamaze kuvamo njyewe ntekereza ko koga ibintu bimeze gutya ikiyaga kitameze neza bishobora kugira ingaruka kuri mwe muri kogera hafi aha ngaha nk'uriya urira ruguru se buriya ntabwo ashobora gupfa afite inyogoye afite iyo yishingikira njyewe rero nitwa Nyashya nikunze kubasura hano ngeze hano gutya nubwo naje nje kubasura hageze nsanga ikiyaga cyarakaye nanjye nari nje koga nk'abandi bose nje kurya ubuzima nk'abandi bose ariko ngeze aha ngaha ubu nibwo mwese nimugiremo rimwe noneho ndebe ko n'abantu murabona ko hano haba hari show hari ambiance yataye
Rwose ngiye mwanjanye oya ntabwo nzi koga mwando hamani mwando ntabwo ngenzi koga mw'abantu mwe rero ahantu vibes bari danje mama papa bino bintu urabivuga iki kuba abantu bari koga gutya harimo umuyaga ungana gutya cyangwa se umuraba ungana amazi ngyarimo aranwa tukwegera hano harugura amazi areke kugutwa kuba abantu bari koga gutya sibyo noneho harimo n'umuraba ungana gutya Wora bivuga hiki. Icyo mbivuga bana bapape bande. Bakurenze. Abwato bwahagaze, bimoto byahagaze. Ubungu kuki abafite ubwato bari gukora. Bari gukora. Muranyamutsa mu ngeza arakurya bakora uruganda rw'inzoga. Cyangwa bakwigishe koga. Cyangwa munyigishe koga. Mu muterure umuntu wanyu ni mu muterure mu mujyane. Urajyana n'abakobwa abakoboyi b'abakobwa muramutera mu mujyane muramutwara shakira navuga kuri uyu munsi twatuje tuje gutembera nk'abandi bose none tusanze ibintu byangije duhe na wa muraba umwe Yesu yabwiye abigishwa niko tuza ndahari tuze ndahari mbona senza ntago ntajya ntago Yesu ya raso Yesu yabwiye ati murakoze ni baratoza ati mwami Yesu turapfuye ati se Yesu twazanye mwana Yesu turi kumwe tujye muri ubaye uryamye ubaye wicaye ubaye usutamye ubaye uhagaze Yesu muri kumwe ntago twazanye ntago najya muri ano mazi je rero nk'abantu ndashaka koga ariko ndaza koga ikiyaga kibaye nkaho gitujemo gato ibi bintu ntago biba byoroshye hari abantu bataba babizi uzi ko ibintu byose birungura ntabwo ko amazi narungura dore yarakaye simbaza cyarakaye turunguranye abanyarwanda kasi yala isebeye ku mazi ariko ibintu biragenda reba urugendo twafashe kuva Kigali tuza ahangaha noneho tena ugasanga ibintu birahinduranyije nk'abantu mwe namwe cameraman ufatira neza ufate nara hakurya harago bahita muri Kongo mwarya ngo nitwa murabona ko hano haba hari abantu benshi abantu babaje kurya isi abantu bari kurya kuyaba abantu batembera ibintu byose bigenda neza n'ahantu heza ho gutemberera muri make n'ahantu heza ho gutemberera murabona ko ni kuri beach ni ku mucanga nta cyono nanjye nubwo mubibona nuzi umucanga ariko ntago negeze ngera he ntago ari icyono reka dukomeze dutembere rero tunabageza ku bandi bantu bagiye batandukanye mureba kuntu ibintu bigiye bimeze bamwe baraza bakoga abandi ntiboga murabona nk'aba bajama batinye kuyajyamo nk'aba batipe bari hano batinye kuyajyamo bose bimeze bite ni fresh biragenda neza nase mwebwe ko mwatinye kujya mu mazi kandi ubu ntago bazi koga sibyo mwoze mu gitondo nose kuri kivo cyarakaye gutya ntago byabiciye vibe cyangwa ntago byabiciye umunsi biri kubaha show fresh cyane yose gutya abari sawa gutya nibyo mubona ari byiza kuko twari twoze mu gitondo ko mbona mutegezemo ntago mwegezemo yajyamo wegeze ujya mu mazi nkubije byatana mu gitondo bono mwe bwo mucunga kigituje ngo reka bariho mujyamo yo muri hano ku mazi neza tukaza nimugoroba ari ugutembera batuye nanga hano i Rubavu n'ahantu harenze urabona nk'uyu musore kuri kidevu cye cya danje uriya musore ashobora kuba avukana na King James urabona bose badafite inyuma dore n'ungu afite fosete ashobora kuba afite icyapana na Bruce Melody abasa turi gutembera nyine tugenda tureba ukuntu ibintu byifashe so rero bantu mudukurikirana kuri Madinoro TV reka duhinire ahangaha turagenda turushaho kube bimeze bite dore uwo bita Rupita Nyonga nguyu rwo watuganirije bimeze bite kuri kiyaga cyarakaye gutyo urabivuga wowe usanzwe uzi koga umuntu bita Rupita Nyonga uramuzi Rupita Nyonga ntabwo umuzi ko wasize inzara cyane ntabwo ari kiriya kivu kiyakuraho aya mabere kizikuraho no gusiga ni make ntabwo no gusigaragara nk'umwana ariko unyihangane ubwo ntabwo ushobora kuziga kurahoma ndagera hafi urogera ngojamo turebe nimba wiyaminiye inagemo wowe inagemo se bigerageze dore aba
nk'abantu ibintu biri kubera hano murabibona bamwe baratinya abandi bakajyamo so rero reka ngushimire we wari uduteze amatwi uri mu mpande zitandukanye z'isi Amerika Asia Uburayi ndetse na Afrika Imana ikumera umugisha reka dukomeze dutembere hano kuri beach ya Rubavu cyangwa se ku Gisenyi mama papa gira ikintu ubwira abantu bari aha ngaha ndetse n'abakunzi bawe kubwira abantu bankurikiye cyane n'abakunzi ariko icyo kivu cyanda kare wajyafitanye ikibazo nacyo wagira ngo dufitanye cyangwa n'ubwa mbere uje hano ku Mana n'ubwa mbere nye ubone waguteye umwaka bwari bwashomwe ihangane ubwo ni mama papa rekagara nanjye bujyande ngira ikivu ibibu byarwanye byashwanye cyumbaza ibyo byakigize ikibazo gisaza ndibugikureho cyane yego ramwihangane cyane kuko nta kundi byagera cyadusuye so rero bantu banje mureke duhinira aha ngaha show nakagaruka tuzajya tuza turebe uwagwana hano ndetse tuzagenda tujye no na za Betania za Kibuye tugende twambuka tujye n'Igoma hariya ibyiza bya buri munsi byo no kubibahata waguze akanyobwa se yeba wabunyobwa dore nk'uyu mujama we yifitiye akantu k'umutaka ari kwikinga mwiki akantu k'akavu so rero reka duhinira aha ngaha Imana ikumera umugisha ciao ciao